Reka none nkwisuhurize ni wa muhungu wanyu Robert, inshuti yanyu, inshuti y'urubyiruko, inshuti ya bose. Ntago ariko ndi radio nimvuga ngo ni inshuti ya bose, ariko reka mpite nkubwira bimwe mu bimenyetso by'urukundo nyakuri ni ibihe. Nshobora kubivuga simbirangize cyangwa nkabirangiza, ariko nicyo gihe ngo ubyondeho ukore subscribe. Kubyo naguhaye byose umbwire ni iki ngomba gutora nkajya nkibagezaho buri munsi. Ibimenyetso by'urukundo nyakuri nuko abakundanye bahuza ubwumvikane mu buryo batwara mu rukundo rwabo, biri mu bituma barambana nta kwishanya, kuko hari abakundana benshi bagatandukana hadaciye kabiri kubera imyumvire itandukanye. Nubwo bitakunze gutindiraho, hari impuguke mu by'imibanire zemeza ko ari ingenzi cyane kandi birafasha kumenya icyo umuntu mukundana yita urukundo. Gukunda, gukundwa ndetse n'uburyo abyakira byombi bishobora gufasha mwese. Igitabo cy'umwanditsi Gary Chapman yise imikorere yumvikanisha urukundo, Les 5 langages de l'amour, yasobanuye uburyo butanu urukundo ruvugwamo kandi rwumvikanamo. Bikaba rero biba byiza abakundanye bumvikanye ku buryo bubashimisha n'ubutabanyura cyane. Muri ubwo buryo bwose nshobora kukubwiramo bubiri cyangwa butatu kugira ngo igice cya kabiri nzazana buzaze bwuzuye. Biragusaba gukora subscribe kugira ngo ntuzigere ucikwa n'umunsi n'umwe ibiganiro nk'ibi ngibi. Umwanditsi Chapman avuga ko hari abantu rero bumva ko bakunzwe iyo bahawe impano. Ubwo mise mvuga guhabwa impano ntoya cyangwa nini, bakabifata nk'aho iyo mpano ari ikimenyetso simusiga ko bakunzwe. Kuri bene uwo muntu niyo wavuga iki cyangwa ugakora ibintu byinshi ariko nta mpano muha, abifata nk'aho utamukunda. Cya kabiri aricyo nsorezaho, kumarana umwanya n'umukunzi wawe. Hari abandi bantu benshi bumva ko bakunzwe ari uko bamaranye umwanya n'abakunzi babo. Bene abo ushobora kuzabazanira impano ntibayiha agaciro ko ijyanye n'urukundo ubakunda, kuko kuri bo gukundwa bihwanywe no kubaha umwanya ukaba hafi kawe niyo mwaba mutavugana, kuko ari byo bibanezeza bakumva bakunzwe cyane. Ameze n'icya gatatu, icya kane, icya gatanu n'icya gatandatu, icya karindwi n'icya munani n'icya cumi. Nihise ugira amatsiko, kora subscribe hanyuma ujye ubyumva byose. Mu kiganiro gitaha byose nzabirambura, nanagusobanurire urukundo ni iki. Nzaguha ubuhamya bw'abantu bakundanye muri iki kiganiro cyose. Ndagukunda cyane.